ukuri kuzaguma ari ukuri kuzahinduka sibyo kwanga Karenzi kwishyiramo Karenzi cyangwa se SKFM cyangwa undi munyamakuru wese uri hano ntibizahindura ko abanyarwanda badukunda kandi abanyarwanda kudukunda hari ibyo batuziho ntawe tubisaba ese hari icyo twabaha nicyo twabahaye abantu kiramutse gihari nabo bagitanga rwose ntabwo ari icyaha nta ruswa twabivuze ntabwo ari icyaha imeni nawe bikomojeho avuga ati nta muntu waje kubwa impuhwe nta waje ko yahamagaye Karenzi nta nubwo byashobotse kuvuga ngo Karenzi ariko ko mfite mwene wacu wamuhaye akazi ibyo ntibyo gushoboka yari guhera kuri bene wawe uvuga ngo nudahari nuzabavuya navuze ni umutwe ugomba gushyuha kuko ngo ninde wamusimbuye niyo mpamvu ari ikiganiro cya mbere cyatekerejweho si ugufata ubonetse wese niyo mpamvu uvuze ngo abatwumva ntacyo twabahaye reka ko ntitunabazi bamwe ntituzanabamenya rwose saba twumva bari ku migabane yose y'isi ikuyeho cyangwa n'imikoro yavuyeho abari i Burayi baratwumva bari muri Amerika baratwumva imigabane yose hari abo tutazanamenya rwose radiyo kuba abantu bayikunda bakayumva si icyaha kuko nabyo bikibazo ntabwo umuntu urodinga amayinite akajya kutwumva kuri YouTube akatwumva kuri FM ntabwo tuba tuzi ahari ntituzi n'impamvu abikora sibyo twicyo dukora dushyira ingufu mu kumuha ibiganiro bimushimisha akanyurwa so aba birirwa rero numva bikanira byacitse radiyo yabaye radiyo hari kitazahinduka rwose hari kitazahinduka naravuze ngo ntabwo intambara zose ari ngombwa kuzirwana ariko nanone ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko icyo uyu munsi ducuruza ikidutunze ikitubeshejeho ni amazina yacu kandi amazina ni abanyarwanda bayaduha kubera ko hari ibyo tuba twabahaye sibyo ntibazakubeshye iyi siporo imyaka tuyimazemo abantu baratuzi ibisambo barabizi inyangamugayo barazizi ibintu byose barabizi abantu baratuzi so ntabwo rero nzihanganira ibindi byose nabyihanganira umuyobozi wese wo muri iki gihugu urwego ariho rwose nakwihanganira ko wamugeraho ushoboye kumugeraho sibyo ukamubwira ko Karenzi ameze atya nubwo yaba afite ukwanzi sibyo wowe ukamubwira uko ubyumva sibyo ukamubwira ko ameze atya ukamubwira ibyo ushaka byose ibyo ntacyo bintwaye kuba wanteranya ku muntu uwo ari we wese mu gihugu ibyo nta kibazo bimutunze icyo ntazihangane niba bisavinga inyungu zawe ukumva ko kunteranya na kanaka cyangwa guteranya SKFM hari icyo byagufasha ibyo nabyihanganira pruvi ko hari icyo bigufasha wowe mu nyungu zawe runaka ariko ikintu kimwe ntazihanganira ni ukunteranya n'abanyarwanda muri rusange ni ukwirirwa ku izina ryanjye hirya no hino uritobanga kuko niryo ringejeje aha niryo rintunze ni naryo nteganya ko rintunga kuko njyewe mfite kariyeri mfite umwuga niwo mbamo nibwo buzima bwanjye nibo abantu banzimo sibyo ufite n'igihe kirekire cyo gukora ufite n'igihe kirekire sinzihanganira rero umuntu wirirwa ku izina ryanjye aritoba nzihangana rimwe kabiri gatatu kubera ko hari ibyo ndengera ariko nibirenga umurongo utukura hari ibyo utazihanganira hari ibyo ntazihanganira sinzavuga umunyamakuru uwo ari we wese kuko bose ndabazi uko tubana wamutumye bose ndabazi turaziranye bihagije nta munyamakuru nafata umwanya wo kuvugaho sibyo ibyo ntibizambaho
umuntu wese wumva ko ari umunyamakuru akumva hari icyo bimufasha kwirirwa ku izina ryanjye sinzamusubiza kuko aho kwica gitera genzi iki kibimutera. ubwo rero abatumwa kuri Karenzi umuntu wese abavuga ati genda urase Karenzi sinzavuga uwo mvuga genda urase kuri mikoro Karenzi nzavuga bari inyuma y'izo mikoro abongorera babubwira vuga ibi dore iyi radiyo dore abanyamakuru dore Karenzi dore byagenze bityo uwo niwe nzavuga hano kandi nzamuvuga icyumweru si umunsi umwe guhera kuwa mbere kujya kwa kuko hari aho bizagera nkumva biri tuma nta kibihagarika sinsaba uburenganzira kuri radiyo yanjye cyane si bya bindi n'igihe waba gushaka kuvuga ibi uranabizi cyane ntubizi se waka Karenzi byasabaga inama bigasaba bavuga ati rero ibintu birakomeye ni nta mpamvu ndongera kwihaneza ari kugurumana ndongera kugurumana akakubwira ati ntabwo bishoboka ndongera kwihaneza rero ntabyo kuvuga ngo kanakangwa iki oya niba umurongo ntarengwa ndateguza umuntu agiye kuvuga niba ugezeho ubwo nyine abe tayari ni uguhera kuwa mbere ko Sam ugeze ubwo uvuga kuri mikoro uko ni ukuri seriye uko ni igize kuvuga ati umunsi umwe kuba byinshi nanone umunsi umwe Sam namumva niba umunsi umwe arantungura nijoro umuvuzi ibyo nabyo sinabyibukaga kuko hari ibintu bimwe ndabisuzugura gihe simbyiteho yukavuga nanjye nuko nanjye numvise yaradimwe ibintu bimeze bite hari ibitero nabikubwiye ufite hari n'ukuntu ahubwo ngewe ari advice nge natanga ibyo nahoze mbabwira ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu n'ibyo bintu waba uri mu murongo wo kubikora wabikora bitahita bizana wagutumye direct n'ufite tumwe expose nyine bigaragara nk'ubu nimba nkangiye me navuze ngo kanaka bimeze gutya gutya na gutya ukahita ujya mu kazi ukavuga ngo oya ngo ntiyaje muri ibi n'ibi yaje muri ibi bitabyumvikana ko yaje muri vacances genda uvuge ko bimeze gutya na gutya donc si wowe witekerereje ibyo bintu ariko byibuze abantu banabikora byibuze mu bundi buryo byewe icyo mwagihanga kurushaho basanzwe ari abahanga ariko bashaka kunora rwose ndagerageza kubahana n'abantu no kwifata nibyo mba nifuza no kwifata nkubaha abantu ariko hari umurongo utukura nk'uko umukuru w'igihugu agira ati akavuga ati Ububiligi twarihanganye bihagije mwaratwishe sibyo mwaratwishe kugira ngo nagaragaze ko buriya akuna ikiza cye aricyo nyine abanyabinyoma badakunda ibintu byose bivuga direct cyane twagize ibyago koronzwa n'agahugu gatoya nawe yahereye kwanza ati ko tungana kuko nawe nyine mu bwenge bwawe ushobora kuvuga uti Amerika irakugora kuko Amerika irakizira ko irakomeye Ububiligi ntacyo bagira bifite impamvu habaye rwaserera Trump yakubye inkunga ya Afurika yose hafi ibihugu byose bya Afurika kandi birahungabana of course Ubwongereza batanga inkunga cyane Abadagi ibihugu bikomeye ariko si nyine Ububiligi waraho bisirimba aho ngo kubera ko ngo bakoronije u Rwanda akaba ari icyo kintu bazenguruka isi yose u Rwanda rukabubahira icyo kintu mufatira ibihano robingi hirya no hino u Rwanda rukaba icyo cyubahiro gusa ko bafite ariko nta mumaro wundi office ya Union Europeenne hariya bafite ushaka ubuhari n'ibyo bisanzwe ariko ushaka ubuhari sibyo ariko se niyo wabaha niyo izo nkunga zaba zihari uratondagira hari umurongo ukagira Karenzi hari abantu bibwira ko bari bulletproof sibyo bibwira ko bakomeye hano antibare bakomeye ariko nta kitagira iherezo hari igihe abantu batangiza intambara y'amabuye bakibagirwa ko bari mu nzu z'ibirahure ukaba warakoresheje amamiliyari ubaka ibirahure sibyo ukibagirwa ko urimo uratangiza intambara yo guterana amabuye kandi ari wowe uri mu nzu y'ibirahure kwa kuntu abigaza bajya gutera ibifara amabuye
ndihaniza iyo faru ya Israel muhe Karenzi amahoro, muhe SKFM amahoro, iri hano and we are here to stay. niba ushobora gushinga iyawe ariko ishyari ntabwo ibyo mwavuze abantu barabyumvise. Karenzi niwe waguze abakinnyi bose bo muri APR no muri Rayon, ababidusa ariko abeza siwe, abaswa bose niwe wabaguze. Ibyo byibaza abanyarwanda barabyumvise bihagije. Karenzi amafaranga yakoze SKFM nayo yibye mu bakinnyi, ibyo nabyo byarumviswe bihagije. Igihe nikigeze ngo abantu bamuha amahoro, ariko ikirimo nimba se zimwe warabikoze kubaka radio, ubwo wenda nk'ubikoze sezenyese ubwo yubatse iki nta kibazo. Ariko se APR irahari, irahari yubatse ikireka uyu munsi nzire ngo ariko urabona ngo Rayon ngo hari ukuntu abareba bamwiyumvamo ngo ntabwo byumvikana uburyo na APR bamwiyumvamo ngo na Rayon bakamwiyumvamo ngo umuntu ngo arashaka ngo amakipe yose hari propaganda umuntu agomba guca ahubwo bakabyoje akavuga ati Karenzi ntabwo asanzwe ari cyo niba ayo makipe yose amwizera yombi akaba ashobora kumugisha inama agashobora gukorana nawe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Abantu barabizi nindamuka ngiye Karenzi wirutse kuri ayo makipe, ayo makipe yamukenera yombi apingana mu gihugu. Karenzi ari n'uburyo wenda yorohamo we. Ibyo Rikari yavugira hano, ibyo Yeme yavugira hano imbere y'Imana, harona nicaze nkambwira ngo vuga ibi jya kuri mano. Ariko icyo ngicyo kinababaje ni kimwe, ntabwo imyaka yacu Karenzi ngo umuntu bamubwire n'ikintu kinababaje ni kimwe. Nimba uri umuntu wowe ubwawe udashobora kwitekereza ikintu ngo kivuge wowe wikumva ko ngewe ntari kuri uru rwego, ibi no kunsuzugure daye si byose wowe nimba uzi ko inshuro zose ibyo wakivuga nyine utakivuga, uzi ko udafite ubushobozi ufite n'ubwo wikreye ikintu runaka wowe ugenda uri nawe ugihagarareho. Njye ntabwo ndi nkawe, nta nubwo bisoboke twubahane kare. Ari no kuvuga ngo ahantu wahazanye abantu puru kubahereza ibintu bagomba kuvuga, ntabwo twagombye ko tujya muri deba ntitwumvikane ku bintu abantu twese tugashyuha bitewe n'ikiza. Mwese twumva ibintu kimwe tukajya muri deba ikiganiro cyacu umwimerere wacu ni deba, dufite n'abantu batwaga ibintu bitandukanye. Twebwe umwimerere bibaze ko na biriya bintu kizakomeza no kuba icyambere. ntabwo hano ari gufata ngo Kazungu kubera ko ari umusaza ngo ngewe ngo mfate iminota nta wundi muntu uvuga byo kuryongora ntibikunda. Tuvuye hano mu kiganiro ko tukinyamiramba nababwiye gute, nababwiye sinzi ukuntu Sam ari buze kwakira ibintu navuze, ariko nabigiraho ikibazo njye nzamubwira ko hari ibintu ngomba kujya nkora ntacyo bimpamvu kuba ndi umunyamakuru, nzi uko ntari inkuru maze imyaka 10 mu ikintu no kubisobanura neza se kugira ngo binasobanuke. Twahuye muri stade Sam bambwiye ngo muri wakoze ubwo yavuze ngo nyir'ubwite turavugana, yarabinyibwiriye. Hari kirenze cyo uwo tubavuga nyir'ubwite yavuze ati ni inshuti yanjye turavugana sibyo nimba none se ubwo niba avugana na nyir'ubwite wavuzwe hari ibintu utazi ubu ikibazo kiravuye handi hari realite n'ingira ngo tunigire mu makuru karagaciyemo n'izangingo zizana umuntu aba yarihanganye kenshi. Udusanze turi kubwira abanyarwanda amakuru rwose hari ikintu kitazahinduka. Nabyanze Rikari niwe unyuze ndavuga ni ikipe ko uri twe twigiriye mu Mavubi dusigaye twisirisimba kuri APR bisa nkaho twabuze amakuru. Nta muntu dore njye ntabwo aricyo yabuze amahwemo. Hari abantu bavuga ati njyewe nziranye n'uyu nakora iki, wakora iki, ubizi ute ko ibyo bintu byashoboka? Igihari nababwiye ngo hari bidakunda, igihe kizagera baravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Umunsi navuze nzomora imitima ya benshi bashengabaye bashinjagira bashira. Hari ibyo nzihanganira. Yesu yaravuze ngo ushobora kuntuka rwose, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha gikomeye. Nawe uravuga uti hari ibyo nemera cyane, navuze ngo aho wanteranya, aho wansebye, aho wamvuga nabi hose genda ubikore, ndahemera uwo wageraho wese ushoboye kugeraho, mubwira ibyo ushaka, ibyo ntacyo bintwaye. Afite ukwanzi
kandi ari no ku rwego rwo kuba yatekereza akavuga ati ariko se uyu muntu ibyo avuga mu bidufasha uyu munsi aho duhagaze baravuga ngo ibintu ujye ukoresha inyurabwenge yawe tekereza ni ukuvuga ngo uyu munsi tekereza buriya n'igihe abantu bose ushobora kubana n'umuntu ku manywa nijoro nkasubira abantu bose twaganiriye ariko uriya muntu yashakaga iki ugasesengura arimo kuninura nemera ko abantu bose baba bafite urwego burya umuntu ajya kuba umuyobozi imana iba yamuhaye iyo mpano aba afite ubushobozi aba akurusha ubwenge aba ashobora gusesengura ibyo umubwira ibyo rero njye ntacyo bintwaye icyo ntemera ni ukunteranya n'abanyarwanda kuko bo harimo n'abadafite urwo rwego rwo kwitekereza no gusesengura no kuyungurura sibyo ejo azantera amabuye cyangwa yavuga nibyo bati buriya namwemeraga ariko dore ibyo nibyo ntazemera ibyo sinzabyihanganira naho bivuze ngo nzihangana 1 2 3 ariko hari aho bizagera umurongo utukura kumbona batangiye kuwusatira niba batangiye kuwusatira kugera mu rubuga rw'amahina ntibyemewe kujya mu rubuga rw'amahina ntibyemewe rwose n'ubundi dusanze mu nkuru ubu nawe baraje bayikwiyitirira